ngo umugore unyurwa n'umubona uzashima Imana kuko uzabatoraguye diyama naho umugore utanyurwa nshuti yanjye ibyo byo kuvuga ngo iki araza akabirya akabimara ubundi ururimi rw'umugore ni rwo rubi usibye nkanjye utazi kuryoshya abantu ariko wenda uvuze gutyo nyita nibuka ngira ngo uribuka ejo bundi ubwo turi gukora ikiganiro kiri kugaruka kuri mama Pasteur Asia sibyo nagiye nsoma comment nyinshi ku kiganiro twakoze nabo bari kuvuga uti ngo yabahubutse ngo basanga ngiye gushaka ngo umugabo ngamukurikiye ngo imitungo Pastor Theogene yamusigiye ibintu byose uyu munsi uri kumva abantu bahita babyerekeza mu mitungo urumva ko ngo biramutse bimubayeho uwo mugabo yahita ahabwa agaciro k'iki kuko n'urugero dutanze nukuvuga ngo ubu nta mukene ugomba gushakana n'umukire suko se ibintu bimeze kuko iteka ryose umukire bazajya bavuga ko ari imbebeje kuri ibyo abandi so ni amakuru y'umugabo y'ubukwe bwa mama Pasteur ufite nayo mfite ntago wigeze umenya nimba ko kari bihuha cyangwa atari bihuha icyo nzi no kureba bari kumwe atari uwo benda kubana ninde inshuti y'umuryango ariko wajyureka ubwo si za nshuti z'umuryango tujya twumva babandi bajyaga baza ngo ni ba onkles mubwiye ko ari inshuti y'umuryango ni umuntu ufata mama Pasteur nk'umubyeyi ubwire ibyo bintu rwose ngo byo guha abagore ngo nganuze mu rugo mwajya mushaka abakozi akaba ari bo muzajya muha iryo 10%. Niko byaba bimeze naho ibyo byo kuvuga ngo umugore yashatse kurya ibyawe arabirya akabiheregeta akabimara nta bagore ujya wumva bashingira business buri munsi zigahomba yes bamwe muri bo rero ariko nongere mwikaze nkushimira cyane we tugenda tubana mu biganiro byinshi bigenda bitambuka umunsi ku munsi hano kuri Ranger Ryan TV yumva ku microphone nk'ibisanzwe ni Ranger kugira mwifurize kugira ibihe byiza ukomera aho uri hose waba uherereye muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa se y'Amajyaruguru waba uherereye muri Aziya cyangwa se muri Australia hari hose uherereye reka mwifurize kugira ibihe byiza Jessica nizere ko umeze neza cyane nizere ko urimo neza ushobora gutangira usuhuza abafana bawe mu rwego rwo kugira ngo tuza gutangira ikiganiro tumeze neza bameze neza ntago ari cyo cy'ingenzi pe ahubwo icy'ingenzi ni ikiganiro ngiye gutanga naho kumera neza n'abameze neza n'aba ntameze neza si ngombwa ahubwo mbaza ngo uratanga ikiganiro cyiza ukomeze byo si ikibazo byose umbaze ikiganiro turi bukore abanyamakuru mutangiye mubaza abantu ngo mumeze mute nakubwira ko afite ikibazo uragikemura yes of course ari umuntu ushobora kukimubwira akanagikemura oya mujye mubibabariza inyuma ya kamera mukaze kubibabariza imbere ya kamera ugomba mbere na mbere akigera iruhande rwa ugomba kumubaza ukameze sibyo naho mwagera mu kiganiro ibyo bintu ngumeze ute ngo nizere kumeze neza mwabigeze mwese formule yo gutangira ahubwo mugatangira musuhuza abadukurikiye kuko ngiye uba wansuhuje nago nzanya mbwa mumeze neza inshuro ya gatatu si byose bigaragara nuko utishimye kurikije introduction ukoze no ntagaruko ntishimye ahubwo niye namaze kurambirwa kuza imbere y'umunyamakuru ngo umeze ute kandi tugihura nagusuhuje umbaza amakuru none kuri kamera ngo umeze ute biba bigaragara ko meze neza ntago naza kuri kamera nsa neza meze nabi ntago bishoboka mba nakoze buri kimwe cyose ngo nishimiye nafashe umwanya wo kwiyitaho nuko mba nikunze ko nibura bagukurikiye bakeneye kumenya ngo meze gute none se umuntu yaza gukora ikiganiro atameze neza yes of course sometimes nkaza mu kiganiro ntameze neza se najya mu buriri nkaryama cyangwa njya mu masengesho nkajya gusenga ibibazo byanjye bigakemuka ntabwo bishoboka ko umuntu aza kwicara hano ngatange ikiganiro kandi ababaye icyo gihe twatanga ubwongo bw'ubuhamya nyine tukatanga n'inama kubababajwe n'ikibazo mfite nkabigira nkaho ari inama ariko ntago naza gutanga ikiganiro nzi ko gifatika kirimo ibintu biri bunsabe ubwenge bwinshi kirimo ibintu biri bunsabe gukoresha ubwonko ntameze neza ibyo n'uburyarya muzana kuri YouTube kubaza umuntu ngumeze ute ntari bukubwira ngo niyo mpamvu musanga tubeshya ngo meze neza n'urugero hari umuntu wabaza kuri kamera ngo meze ute saka kubwira ngo ameze nabi igisubizo iteka ryose ubikize ngiye ntago nakubwira ngo meze nabi pe kuko mba naje mu kiganiro nzi ko meze neza ariko none bikaba fair nimba umeze nabi ukaba wabibwira n'abantu bakabimenya bamfasha iki se kubabwira ngo meze nabi baramfasha iki ese utekereza ko abantu bagukurikira mutse bamenye ko meze nabi ntacyo bagufasha hari ibintu njye ubwanjye mba ngomba gufata nka hari ibyanjye
bitari ubwo buhamya nibwo ejo nijo mundi baba batubwira ati hari ubuhamya buba budakeneye kuzana hanga hari ibibazo biba bitagomba kuza hanga so rero hari ibintu natwe ubwacu tuba tugomba gufata risk ku giti cyacu ubwacu tukamenya ibyo bintu ari ikibazo gikomeye kiribunsa abantu banje nta kibamenyesha ariko kuko icyo kibazo kidakomeye rwose numva atari ngombwa kuza kuri kamera ngo ntabwo meze neza ngo ibi no ntago ari sawa. Ngira ngo turabizi neza yuko hari hashize igihe kingana hafi n'amezi 5 uwo bita Apotre Yongwe atawe muri yombi akurikiranyweho kimwe mu cyaha gikomeye cyane cyo kwihesha ikintu cyundi akoresheje nyine kwihesha ikintu cyundi. Ngira ngo ku munsi w'ejo hatashye inkuru nziza, ariko inkuru nziza nanone n'ubundi herekejwe n'ibihano kameme kuko icyaha cyaramuhamye ariko aza guhanishwa igihano cy'umwaka umwe usubitse afungiye mu rugo, ariko akazatanga n'ihazabu y'amafaranga 750. Ukurikije icyaha yakoze ndetse n'icyaha cyamuhamye ndetse by'umwihariko kikaba cyaramuhamye nk'umuntu nka pasiteri, ese byakagombye gusigira irihe somo abandi bakora umwuga nk'uwe wo kwamamaza ijambo ry'Imana ko kameme birabatunze, nabifata nk'umwuga kuko nibyo bibatunze na societe muri rusange mu buzima busanzwe? Ngiye ikintu cya mbere mbona byasigira abantu bafatanyije umwuga w'ubupasiteri cyangwa se w'ubukozi kuba ari abakozi b'Imana nuko bagomba gukora ibintu bibarimo, bagasezeranya umuntu ikintu bashobora gukora, bakabwira umuntu ikintu uko Imana ivuze apana kuza kuvuga ngo Imana iravuze kandi itabatumye. Sibyo bigomba kubasigira isomo ry'uko niba uyu bimubayeho irinde gukora icyo yakoze kugira nawe utajya hariya kuko hari amahirwe agize y'ibingibi wowe utayagira. Sibyo niyo mpamvu rero buri kintu cyose kiba kigomba kudusigira isomo. Birinde icyo yakoze kuko byo yakoze twese turabizi, birinde gusezeranya abantu ibintu batakora, birinde kubeshya abantu, birinde kwihisha mu Mana batayirimo. We sinzi niba yarayirimo cyatayirimo, ndi kuvuga ibyo bagomba kwirinda. Kiteka ryose ukoreye Imana ubeshya ngo urayikorera uyihishamo, ukayikorera mu kanya ukajya mu bindi, uko byagenda kose iragutamaza irakwerekana. Yego. Wenda we by'umwihariko ndumva nta zindi nama akeneye kuko ubuzima yaciyemo cyangwa se n'igihe cy'amezi 5 ashobora kuba aciyemo mu gihome gishobora kuba cyaramusigiye ibintu byinshi cyane, gishobora kuba cyaramusigiye experience y'ubuzima. Mamya neza ko uyu munsi ku cyerecyanye no kuba wenda hari izindi nama umuntu yamwongeramo atari ngombwa. Oya arazikeneye kuko burya ikintu kibaho kugira ngo kikwigishe. Niba ikintu kikubayeho rimwe kiba kigomba kugusigira isomo, kikakubera isomo ry'ubuzima, ukumva yuko icyo kintu utagomba kucyongera ndetse n'igifite isano yaho cyahurirana cya kindi. Sibyo agomba kuza nyine ubuzima bwakabukomeza, ariko akirinda bimwe mu byatumye ajya hariya, akirinda hari n'ibindi yasobanukiwe byinshi yigiye muri iryo shuri agomba kwirinda nyine nyuma muri ubu buzima agiyemo bwo hanze ko hari ahantu haba hagoye. Ni ukuvuga ngo agomba kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma asubira kuko yabonye ko atari heza. Nicyo kintu twabwira Yongwe, kandi Imana ishimwe ko yagarutse. Ntabwo twakishimira ko buri umugabo mbwaseka imbohe, ntabwo twakishimira ko umuntu wacu ajya hariya, ariko nanone bikamubera isomo ku buryo nawe ubwe nagaruka nkuko tutifuzaga kahamayo agomba kwirinda gusubirayo. Yes. Ibyishimo rero ni mundu ku muryango umugore n'abana ba Pastor Yongwe. Ese uyu munsi wenda ukurikije ngira ngo umugore unyurwa n'umubona uzashima Imana kuko uzabatoraguye diyama, naho umugore utanyurwa nshuti yanjye ibyo byo kuvuga ngo iki araza akabirya akabimara. Ubundi ururimi rw'umugore ni rwo rubi, usibye nkanjye utazi kuryoshya abantu. Ariko wenda uvuze gutyo nyita nibuka, ngira ngo uribuka ejo bundi ubwo turi gukora ikiganiro kiri kugaruka kuri ma pasteur Asia, sibyo nagiye nsoma comment nyinshi ku kiganiro twakoze, nabo bari kuvuga uti ngo yabahubutse, ngo wasanga ngiye gushaka ngo umugabo ngamukurikiye imitungo Pastor Theogene yamusigiye ibintu ngibyo. Ibintu byose uyu munsi uri kumva abantu bahita babyerekeza mu mitu. Urumva ko ngo biramutse bimubayeho uwo mugabo yahita ahabwa agaciro k'iki kuko n'urugero dutanze. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nta mukene ugomba gushakana n'umukire, suko se ibintu bimeze kuko iteka ryose umukire bazajya bavuga ko ari imbebeje kurya iby'abandi. So ni amakuru y'umugabo y'ubukwe bwa mama pasteur ufite? Nayo mfite.
ntago wigeze umenya nimba ko kari bihuha cyangwa atari bihuha. icyo nzi no kuri abari kumwe atari uwo benda kubana. Ninde? Inshuti y'umuryango. Ariko wajyureka ubwo si za nshuti z'umuryango tujya twumva babandi bajyaga baza ngo ni ba onkles. Mubwiye ko ari inshuti y'umuryango. Ni umuntu ufata mama pasiteri nk'umubyeyi. Ngagaki. Aramwubaha. Ufata nyine nk'umubyeyi. Uriya muntu w'umugabo ngana kuri afata mama pasiteri nk'umubyeyi. Yego umuntu ashobora kukubera umubyeyi kandi unamuruta. Akagushimisha nyine. Nyine ukumva ni umubyeyi kuri wowe tu. Akaguha ibyishimo. Yes of course. Ngani babitanga. Umva nkubwire ibyo bintu rwose ngo byo guha abagore ngo nganuze mu rugo mwajya mushaka abakozi akaba ari bo muzajya muha iryo 10%. Niko byaba bimeze. Na ibyo byo kuvuga ngo umugore yashatse kurya ibyawe arabirya akabiheregeta akabimara. Nta bagore ujya wumva bashingira business buri munsi zigahomba. Yes. Bamwe muri bo rero ntago ziba zahombye. Baba yakubise ku dukonte tutazwe. Warubizi muri kino kiganara remere. Warubizi kamushingira business ya miliyoni 10 akakubwira ngo wasigaye 2 miliyoni 8 ziba zidebye sheri ziba zidebye. Ubwo rero mwebwe muzaranga basezeranye ngo ibikiri bikibundi gusezerana na abantu baba bakundanye mujye mureka rero urwo rukundo wamukunze munagabana agahinda niba mutandukanye. Mubigabana cyangwa se ibingibi bivuga ko namukeneye kubana n'umukire. Oya sicyo bisobanuye. Ubu ngubu umukobwa asigaye abana n'umuntu ukuze ngo nawe ukore. Nese ubundi uzi ngo nashyigikira umugore udakora ngewe. Nabo abo dufite impungenge ni babandi birirwa mu rugo ngo bari koza ibyo. Nawe saba baha miliyoni ngo bajye kwinywera. Nukwishima. Baza umugabo akagwa miliyoni guje kwinywera nkako kanya ugomba guhita utubika. Watubika ukavuga ati nanyweye n'amacupa ndayakomba. Ya reka ngushimire cyane rero ku kiganiro kizadukoze. Abagore barya amafaranga koko Yesu ngo ukanywereza amafaranga ngiye kugura iPhone 10 na kangahe. Uzi ibintu nayikorera. Ntakura musoni. Ngajya nagaguramo agasoni